Igitabo cyo Kugana Yesu cyanditswe na Elina White, muri kumwe na Marthe Karasira. Tugeze ku gice cya 6, kwizera no kwemera. Kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera, wakubise amaso bimwe bizanwa n'ibyaha n'iby'imbaraga zabyo n'ishyano rizwana nabyo, maze wumva bizinutswe, wumva yuko ibyaha byagutandukanije n'Imana kandi kuri imbata y'ubutware bw'ibibi. Uko urushaho kurwanira kubicikaho, ni nako urushaho kumva ko binaniranye. Kwivuza kwawe kuranduye, umutima wawe urahumanye, ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuye ibyaha no kwikanyiza. Wifuza cyane kubabarirwa ngo ubone uvanwe mu bubata. Ariko si ukwiriye kugira ute kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo. Icyo ukwiriye kugira ni amahoro, amahoro y'ijuru, n'ihumure n'urukundo byuzura umutima. Ibyo ntibigurwa ifeza, ntiboneshwa no kugira ubwenge, ntabwo wakwitegaho kubyishyikiriza wowe ubwawe. Ariko Imana ishaka kubiguhera ubuntu, ari nta feza, ari nta biguzi. Yesaya igice cya 55 umurongo wa mbere. Byaba ibyawe urambuye ukuboko ukabyakira. Uwiteka aravuga ati, nubwo ibyaha byawe byasa n'umuhemba, bizaba umweru nka shelegi. Nubwo byatukura tukutuku, bizahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18. Nzabaha umwuka mushya kandi nzashyira umwuka muri mwe. Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26. Wamaze kwerura ibyaha byawe, umutima wawe urabizinukwa. Wahisemo kwiyegurira Imana. Noneho yisange, yisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. Yesu akiri muri isi yigishije ko ariko dukwiriye kubigenza. Ubuntu Imana yadusezeranije ko izatugirira, dukwiriye kwizera ko tububona bukaba ubwacu. Yesu yavuraga abantu indwara zabo iyo bizeraga ko abibasha. Yabafashishaga ibyo barebesha amaso kugira ngo basobanukirwe n'ibyo batabashaga kurora, agatuma bizera ko afite imbaraga zo kubabarira ibyaha. Yabyeruye rwose ubwo yakizaga uwari uremaye ati, mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Niko kubwira uwo muntu uremaye ati, byuka wikore ingobyi yawe utahe. Matayo igice cya 9 umurongo wa 6. Niko umubwiriza w'ubutumwa Yohana avuga, adutekereza iby'ibitangaza bya Kristo ati, ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi mwizera ngo muheshwe ubugingo n'izina rye. Yohana igice cya 20 umurongo wa 31. Ibitekerezo bya Yesu byo muri Bibiliya by'uko yavuraga abarwayi bitwigisha uburyo bwo kwizera yuko basha kubabarira ibyaha byacu. Ni mutyo tureba igitekerezo cy'umuntu wari uremaye wari i Betesida. Iyo mbabare ntiyagira agashinge na rugero, yari imaze imyaka 38 iremaye. Ariko Yesu aramutegeka ati, byuka wikorere uburiri bwawe utambuke. Uwo murwayi ajya kubasha kuvuga ati, mwami numara kunkiza ndakora icyo uvuga. Ariko siko yabigenje. Yizeye itegeko rya Kristo, maze Imana imuha imbaraga yo gutambuka. Nawe nuko uri umunyabyaha, ntiwabasha guhongerera ibyaha wakoze, ntiwabasha guhindura umutima wawe no kwiboneza ngo were. Ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose ku bwa Kristo. Wizere iryo sezerano, uvuga ibyaha byawe, wiyegurira Imana, wifuze kuyikorera. Ni ukuri nuramuka ubigenje utyo, Imana izagusohorezaho isezerano yasezeranye. Niwizera isezerano, ukizera yuko wababariwe, ukabonezwa, Imana izabigusohoreza. Uzasanga wakijijwe koko, nk'uko Kristo yahaye wa muntu urema imbaraga yo kugenda amaze kwizera. Nawe niko bizamera nta kabuza nubyizera. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti, ndizeye niko biri. Si uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Yesu yaravuze ati, ibyo musaba byose muhendahenda, mwizere uko mubihawe kandi muzabibona. Mariko igice cya 11 umurongo wa 24. Hariho icyo tubazwa kugira ngo iryo sezerano risohore, ni ugusaba dukurikije ubushake bw'Imana. Kuko ubushake bwayo ari ukutwuhagira ibyaha no kutuboneza, nicyo gituma tubasha kwaka ayo mahirwe, tukizera ko tuyahawe, maze ugahera ko tugashimira Imana kuko yayaduhaye. Ni ihirwe ryacu gusanga Yesu kugira ngo atuboneze, ngo tubone guhagarara imbere y'amategeko tudafite ipfunwe cyangwa umugayo. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1.
ntibakurikiza ibya kamere, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Uhereye ubwo ntimuba mukigenga, mwacungujwe igiciro, kuko muzi yuko atari ibibora, ifeza cyangwa izahabu mwacungujwe, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere, umurongo wa 18 n'uwa 19. Kuko wizeye Imana, nicyo cyatumye Umwuka Wera ashyiraho ubugingo bushya mu mutima wawe. Umeze nk'umwana wavukiye mu nzu y'Imana, kandi igukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Noneho ubwo wiyeguriye Yesu, ntugasubire inyuma, ntukongere kumwimura, ahubwo iminsi yose ujye uvuga uti, ndi uwa Kristo, naramwiyeguriye. Umusabe kuguha Umwuka we, akurindisha imbabazi ze. Nk'uko waheshejwe kuba umwana w'Imana n'uko wayiyeguriye, ukayizera, aba ari kuba muri yo. Intumwa Pawulo yaravuze ati, nk'uko mwakiriye Kristo Yesu, umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6. Bamwe bibwira ko bakwiriye kubanza kugeragezwa no kugaragariza Uwiteka yuko bahindutse, ngo babone gushyikira umugisha. Ariko nta cyabuza kuwuhabwa, ndetse n'ubu ngubu. Icyakora bagomba ubuntu bw'Imana n'umwuka wa Kristo wo kubatabara mu ntege nke zabo. Babibuze ntibashobora gutsinda ibibi. Yesu akunda ko tumusanga uko turi, dufite ibyaha n'intege nke, tutigenga. Dukundirwa kumusanga intege nke zacu zose, n'ubupfapfa bwacu bwose, n'ibicumuro byacu byose, tukikubita imbere y'ibirenge bye, tukamwitaho. Yishimira kuduhobera n'amaboko y'urukundo rwe no gupfuka inguma zacu, no kutwuhagira gukiranirwa kose. Ngaho rero aho ibihumbi byinshi biyobera, ntibizera ko Yesu ababarira ubwabo umwe umwe. Ntibizera iby'Imana ivuga. Ni ihirwe ry'abashyira hamwe bose bakurikiza ibikwiriye, kumenya yuko kubabarirwa kudatanganwa ubugugu. Reka gukeka ko amasezerano y'Imana atari ayawe, n'ay'umunyabyaha wese wihana. Imbaraga n'ubuntu bibonerwa muri Kristo, bizanirwa uwizera wese, bizanwa n'abamarayika bakorera abantu. Nta munyabyaha n'umwe nubwo yashayisha ubwahe wabura imbaraga no kubonera no gukiranuka muri Yesu wadupfiriye, ngo abambike ibishura byera ari byo gukiranuka, abingingira kubaho ngo badapfa. Imana ntitugenza nk'uko twebwe abantu bapfa tugirirana. Imbabazi n'urukundo n'ibambe ruhebuje nibyo itekereza. Iravuga iti, umuntu w'inkozi y'ibibi areka inzira ye, n'ukiranirwa ibyo atekereza, agarukira Uwiteka, kandi azamubabarira. Agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose. Ibicumuro byawe nabyeyuye nk'igicu. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 7, n'igice cya 44 umurongo wa 22. Sinishimira urupfu rw'upfa, niko Uwiteka Imana ivuga. Nuko uhindukire ubeho. Ezekiel igice cya 18 umurongo wa 32. Satani yiteguye kutunyaga amasezerano meza y'Imana. Yifuza gutsemba kwiringira kose n'akambi kose k'umucyo karabagiranira mu mitima, ariko ntukamukundire ko agenza atyo. Ntugategera amatwi kumva icyo umushukanyi avuga, ahubwo ujye uvuga ati, Yesu yapfiriye kugira ngo mbone ubugingo. Arankunda, ntabwo ashaka ko mpfa. Mfite umuremyi mu ijuru, ni umunyampuhwe. Kandi nubwo nahinyura urukundo rwe, ngapfusha ubusa umugisha yampereye ubuntu, ndahaguruka njye kwa Data, mubwire nti, nacumuye yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Umugani w'umwana w'ikirara utubwira uko yakiriwe ngo, akiri kure, se aramureba, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma cyane. Luka igice cya 15 umurongo wa 18. Nubwo umugani utera agahinda n'imbabazi, ntubasha guca akagera impuhwe za Data wa twese uri mu ijuru. Uwiteka yavugiye mu muhanuzi ati, nagukunze urukundo rudashira, nicyo cyatumye nkwiyegeresha kugira neza. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3. Umunyabyaha akiri kure y'urugo rwa se, akayira ibintu bye mu gihugu cya kure, umutima wa se uramukumbura,
urukumbuzi ruza mu mutima rumurehereza Imana. Uko niko Umwuka Wera areshya umunyabyaha amutotera guhabuka. Mbese wabasha ute gushidikanya kandi ufite amasezerano meza ya Bibiliya imbere yawe? Mbese wakwibwira yuko umunyabyaha wifuza kugaruka akifuza gucika ku byaha Uwiteka yamubazanye uburakari n'igitsure ngo amwegere yihane? Reka gutekereza utyo. Nta cyakwica umutima nko gutekereza Umuremyi wo mu ijuru utyo. Icyakora yanga ibyaha urunuka, ariko akunda umunyabyaha. Niko gutanga umwana we mu kigwi cye, kugira ngo abashaka bose bakire, babonere umugisha w'Uwiteka mu bwami bw'icyubahiro. Imana yaravuze iti, mbese umugore yabasha kwibagirwa umwana yonsa? Amagambo yakwera urukundo rw'Imana kurusha ayo yivugiye ni ayahe? Ubura amaso, muntu ushidikanya, ugatengurwa, kuko Yesu abereyeho kudusabira. Ujye ushimira Imana ubuntu bw'umwana wayo mwiza, kandi ujye usaba kugira ngo ataba yaragupfiriye ubusa. Sangana Yesu umutima wawe wose, niho ubasha gushyikira umugisha we. Uko ujya usoma amasezerano, aba ari nako ujya wibuka yuko akomoka ku rukundo n'impuhwe zitagira icyo twazigeraho. Umutima mwiza w'urukundo rwa Yesu rutagira akagero, wiyegeresheje abanyabyaha imbabazi zitarondoreka. Niyo waduhesheje gucungurwa n'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu. Abefesi igice cya 1:7. Nuko rero izere ko Imana ari igufasha, ishaka ko usubira kugira ishusho yayo. Uko uyegera uvuga ibyaha byawe no kwihana, niko izakwegerana imbabazi n'ibambe. Aha niho igice cya 6 kirangiriye. Imana ibahe umugisha.